ya zanjye reka dusangire na jambo ritoya. Ni jambo tubona muri Matayo 14:23 harambwira ngo amaze kubasezera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga, bwari bigorobye ariyo wenyine. Yesu ashimwe cyane. Gusenga ni ikintu natabariwemo, ni ikintu navuga ngo cyamaye amahirwe yo kwinjoyinga ubukristo. Ni ikintu barumva buri wese navuga cyane mubwira umunota ku munota, isegonda ku isegonda, isaha ku isaha, abwira ngo senga. Nabigushobokeye senga. Nuko utabasha kuvuga senga. Yesu Kristo tubona igihe ababyeyi bamuburaga ngo yagiye mu rusengero, bikerekana ko yagiye gusenga. Kristo kumvikane ko yari Imana, yari afite ubumana muri we, yari ashoboye, yari abashije, ariko yateraga imisozi akajya gusenga kuko ijambo ritweretse. Ubuzame bwose bwabaye ubuzima bwo gusenga, bwo kwiragiza Imana. Ukibaza kubera iki Kristo yasengaga, n'urugero twerekaga. Ikintu cyose ngo tubanze dushimira Imana, tubanze tubyereke Imana, tubanze tubibwire Imana, kubera ko ubuzima turimo ntago wabasha kubaho udasenga, ntago wabasha kubaho utaganira n'Imana muri ijambo ry'Imana, ntago wabasha kubaho udafite gusabana na Mwuka Wera. Ikindi gihe cyiza cyo kugira ngo twebwe nk'abakristo tugire gute dusenge kandi dushishikarize n'abandi, tubabwire ko gusenga ariho tuzatabarirwa, gusenga ariho tuzaherwa amahoro, gusenga ariho tuzabohokera biriya minyururu yose, gusenga niyo ntero, gusenga niyo nyikirizo, gusenga. Bana yanjye navuga ngo na Kristo igihe asigaga abigishwa be yabwira ngo mujye mu cyumba cy'ejuru mugumeho. Ntago bagumyeyo bari gukora ibindi bintu, bagumye bari kugira gute, bagumyeyo bari gusenga. Natwe rero tugire gute, duhe gusenga akandi gaciro n'imbaraga. Nubona ikintu gikomeye usenge, nubona ikintu cyiza usenge, ushima Imana, kuko amasengesho aratandukanye. Hari isengesho ryo gushima, hari isengesho ryo gusaba, hari isengesho ryo kuramya, hari isengesho ryo kwifuriza umuntu ikintu cyiza, hari isengesho ryo kubohoza ibyawe, isengesho ryo gusengera abana, ababyeyi, imiryango, isengesho menshi y'uburyo butandukanye. Hari isengesho umuntu agenda asenga avuga, hari asenga ahapfukamye, hari iyo arasengesha ibikorwa no gukora, burya nabyo no gusenga. Rero mu byo ukora byose, mu buryo bikora byose, reka tugire isengesho ubuzima bwacu bwa buri munsi. Rero navuga ngo ikintu mbona, waba ufite ababyeyi bagusengera, waba ufite inshuti zigusengera, ariko hari aho nawe ugomba kwisengera, kuko ijambo ry'Imana nubwo navuga ngaga ntavuga cyane, ntabyaho cyane, ariko nyeka ko Kristo yavukiye mu muryango wa Kristo, ariko imenya ko nawe ugomba kwisengera. Natwe rero hari aho tugomba kwisengera. Yego urabizi ko kanaka ari kugusengera, urabizi ko agukunda, urabizi ko kanaka atajya amata gusengera. Ngiye rwose Mana yanjye ntago naranabasengeye, kamvige gutyo avuga ati natubeshye udusenya gute twese. Mana we ndabasengera, ndagusengera wowe kuri no video, ndagusengera. Ariko hari aho umuntu agomba kwisengera, kuko tujye Kristo yakuriye mu rusengero, yari umwana w'Imana, yari Imana, ariko yarasengaga. Ongeza amasengesho, ongera iyo discipline yo gusenga. Gusenga n'ubuzima, gusenga n'imibereho, gusenga no munezero wacu mu Kristo. Kamusenge mu budacogora. Yesu ashimwe. Rero reka tugeze ngaha karaga short video ngira ngo twibukiranye dusenge. Akari turimba cyera ngo mujye musenga Imana cyane, mutazagwa mu moshya y'isi, mukomere muri mukaga, umufasha ari bugufi, azabaha imbaraga niba mumwiringiye. Mujye musenga Imana cyane, mutazagwa mu moshya y'isi, mukomere muri mukaga, umufasha ari bugufi, azabaha imbaraga niba mumwiringiye.
Imana ishimwe cyane. Gusenga ni ubuzima, gusenga n'imibereho bitanga imbaraga, wumva ukomeye, wumva ugenda nta kibazo, wumva ari byiza kubera ko twarabisezeranijwe, it's biblical. Rero reka tubigeze aha ngaha, ndabakunda cyane, murakoze, bye.